garuka ku biganiro bivuga ku ikoranabuhanga. Uyu munsi rero twifuje kugira ngo tuganire ku kiganiro cyitwa ifaranga koranabuhanga. N'ubundi nk'uko dukomeza kuriganiraho, hari impamvu tugenda tugaruka kuri iri faranga koranabuhanga. Twagiye tubibona n'ubu mu kanya hari itangazo tumaze kubona rivuga kuri ano mafaranga, ariko ndashaka kugira ngo mvuge kuri payi nanone cyangwa se ku muryango wa Pi Network udushya duhari, kuko ni buri munsi hagenda haboneka agashya, uko umunsi ugenda uza hataha undi hagenda haboneka udushya. Ndagira ngo rero mpere ku makuru twavanye ku rukuta rwa X cyangwa se Twitter y'umudamu wa Dr Nicholas witwa Dr Cheng Dian Fanny, aho yavuze ngo networks updates successful completed. Haciyemo amasaha agera muri 7 abivuze, biri ku rukuta rwe rwa Twitter. Uwakenera aya makuru yagenda akajyaho. Icya mbere yaravuze ngo protocol version 9 uza hataha undi hagenda haboneka udushya. Ndagira ngo rero mpere ku makuru twavanye ku rukuta rwa X cyangwa se Twitter y'umudamu wa Dr Nicholas witwa Dr Cheng Dian Fanny, aho yavuze ngo networks updates successful completed. Haciyemo amasaha agera muri 7 abivuze, biri ku rukuta rwe rwa Twitter. Uwakenera aya makuru yagenda akajyaho. Icya mbere yaravuze ngo protocol version 19.6 migration is now done. Arongera avuga ngo next up version 19.9 final step before version 20 cyangwa se V20. Arongera avuga none ku kintu. Bakunzi ba N Africa TV, turabashuhuje kandi tubifuriza umugisha n'amahoro biva ku Mana Data wa twese, ndetse twongera no kubashimira uburyo muhora mutuba hafi kandi muhora mutwifuriza ibyiza, munatubwira yuko ibiganiro tubagezaho bibafasha. Kuri N Africa TV rero, nk'uko mubizi, dukunda kubagezaho ibiganiro bishingiye ku bukungu, muco, amateka, uburezi n'ibyegeranyo bitandukanye, ariko cyane twibanda ku ikoranabuhanga. Mwino minsi dukunda kuganira tugaruka ku biganiro bivuga ku ikoranabuhanga. Uyu munsi rero twifuje kugira ngo tuganire ku kiganiro cyitwa ifaranga koranabuhanga. N'ubundi nk'uko dukomeza kuriganiraho, hari impamvu tugenda tugaruka kuri iri faranga koranabuhanga. Twagiye tubibona n'ubu mu kanya hari itangazo tumaze kubona rivuga kuri ano mafaranga, ariko ndashaka kugira ngo mvuge kuri payi nanone cyangwa se ku muryango wa Pi Network udushya duhari, kuko ni buri munsi hagenda haboneka agashya, uko umunsi ugenda uza hataha undi hagenda haboneka udushya. Ndagira ngo rero mpere ku makuru twavanye ku rukuta rwa X cyangwa se Twitter y'umudamu wa Dr Nicholas witwa Dr Cheng Dian Fanny, aho yavuze ngo networks updates successful completed. Haciyemo amasaha agera muri 7 abivuze, biri ku rukuta rwe rwa Twitter. Uwakenera aya makuru yagenda akajyaho. Icya mbere yaravuze ngo protocol version 19.6 migration is now done. Arongera avuga ngo next up version 19.9 final step before version 20 cyangwa se V20. Arongera avuga none ku kintu bita node operators, aho yavuze ati upgrade na node operators upgrade now, stay synchronized, stay secured and stay ahead. Bivuga ngo ahangaha ni amakuru mashyashya yagiye agarukaho. Arongera avuga ati the network keeps growing stronger every day. Follow us on our
social media. Yaravuze ngo follow us on Facebook for latest updates guys. Friends, anga ndashaka kugira ngo mbabwire rero ngo hari ushobora kuvuga ngo payi ni scam izamwiba. Reka nkubwire ikintu kitakwibye kigitangira, tukaba tugeze ku mwaka wa gatanu iki kintu bakikirimo kukitevelopa, ndetse si n'uwa gatanu ahubwo igiye ku myaka hafi 8 bari muri development. Ubwo se bavuga ngo ni scam gute? Ntabwo ari scam, ahubwo icyo turababwira ngo wowe umayininga komeza umayininge ndetse ushishikare, ikindi urinde, kuko urabona bagenda baduha ama updates mashyashya. Rero uyu mudamu yari yavuze yuko version 19.6 migration completed, version 19.9 final step before version 20. Aya ni amaverisiyo barimo kugenda bongera muri ya application cyangwa se app. Ararongera aravuga ati node operators upgrade your nodes now. Ni nk'integuza barimo gutanga, abakenera aya makuru bajya ku rukuta rwa X rw'uyu mudamu bakabibonaho, biriho maze iminsi mbona hari ibyo agenda avuga kuri payi, ariko iyi ni inkuru nshyashya ashyizeho kandi iyi ngiyi iba iri official. Ikindi rero nshaka kugira ngo mvuge, ndashaka kugaruka ku dushya duhari n'ibinyamakuru twagiye tujyaho kugira ngo turebe inkuru nyinshi tugenda tubabwira yuko izo tutavanye kuri bene ubwite tuzibana kuri ibi binyamakuru. Reka maze mbere kuri iyi nkuru imaze iminsi 7 yanyuze ku kinyamakuru bita Bytegate, aho bavuze ngo Pi Network News Today, Pi Network activate mainnet version 19.6 updates. Umva ni muri iminsi irimo igaruka ku byo uriya mudamu yari yavuze, bavuga ko barimo ku updatinga iyi app. Hari n'indi nkuru nanone turuze kuza kugarukaho, nayo yanyuze ku kinyamakuru cyitwa Coin DCX. Iki nigeze kukivuga mu minsi ishize, imazeho iminsi 2. Ngo Pi Network Open Network Anniversary February 2026 Metrics Updates. Iyo nayo ni umutwe w'iyo nkuru. Hari rero n'uyu munsi ivuga ngo Dr. Nicholas updates community on Pi Network priorities. Uyu munsi turimo dukora kino kiganiro, Dr. Nicholas ni amakuru yazanye. Rero reka tuvuge ngo the major good news and legit progress kuri Pi. We can say that 1 year since Open Network launches, Pi Network officially marked 1 year since its Open Network mainnet went live, launched February 20th, 2025. Umwaka ushize ku itariki 20 nibwo habayeho kuronshinga Open Network mainnet. Ibi ngibi ndagira ngo bivugeho, nanabivuzeho ubushize, mvuga uburyo iyi coin turi muri post y'iki ngiki. The team shared updates ecosystem statistics showing real growth in users and activity rather than just. Aha rero reka tugaruke kuri ibi bintu bitatu. Hari aho bavuga ngo 16.2 plus million mainnet migration completed, users moving Pi to the live chain. Bango miliyoni zigera kuri 16 migration yazo yararangiye. Miliyoni 17.7 full KYC verified, users identify verified. Bango muri migration miliyoni 17 zabonye migration, 16.2 zabonye migration, miliyoni 17 hafi 18 KYC yabo cyangwa se know your customer ziba verified. Ibihumbi 300 birenga mainnet application built by developers. Bango rero ku bantu 300 nabo bamaze
built by developers. Commerce activity, sellers and users, and ecosystem participation expanded. Ni ukuvuga ngo n'abakoresha ifaranga bagenda biyongera umunsi ku munsi. Ni nk'uko kuri Africa TV natwe duhora tubabwira ngo mujye mukomeza kugenda mukurikirana. Ibiro tukabivana kuri iki kinyamakuru bita Coin DCX, aricyo kinyamakuru cyanditse iyi nkuru. Bakavuga rero ngo this shows Pi is functioning as a growing blockchain project, not just an app-based chain. No, this is not an app chain. It is not an app-based chain. It is a growing blockchain project. Iki kinyamakuru niko cyanzura. Hano bakavuga ngo official focus on the real utility and tools. Pi co-founder Nicholas Kokaris shared a video update outlining core project priorities for 2026. The team is now prioritizing accelerating KYC through so users can join Mainnet. Nuvuga ngo hari ibyo barimo gukoraho kugira ngo za KYC z'abantu cyangwa se abantu bashe kuverifyinga amakonti yawe. Nongere nibutse nano nabadukurikira yuko KYC ubundi ni ukugaragaza imyirondoro. Iyo ugaragaje umwirondoro wawe ni ukugira ngo hatazagira umuntu biba payize bazitiranyije n'abandi. Murebuka yuko hari n'ikiyo bita liveness. Twebwe turi n'abavalidator. Njya ndeba iyo ndimo kuvalidatingira amakonti y'abantu kugira ngo ziriya konti zemezwe. Abakora validation barabyumva. Hari uburyo batubaza kureba ibyangombwa by'uwo muntu, kureba niba ifoto yatanze ariyo. So rero ahangaha kwa accelerating KYC through so more users can join Mainnet fully, unblocking the migration key so pioneers P can be able. Ko hari abapioneer bageze ku ntuza ya 10 n'ibyifuzemo ukuntu nako kuri step ya 9 bakavuga ngo congratulations, ariko bikaguma aho ngaho. Ariko ntimugire impungenge, ibyo ngibyo birimo gukorwaho kandi kuri migration ya 2 bizahita bikunda. Rolling out developers APIs and tools to make building on the Pi easier. Planning validator rewards later in quarter 1 and quarter 2, igihembwe cya mbere n'icya kabiri muri no mwaka wa 2026 for eligible participants. Naho aba validators ubwo ruvuga ngo quarter 1 and quarter 2 mwitegure kuzabona ibihembo, nanjye ndimo cyase twese turimo. Ibi rero biri ku kinyamakuru cyitwa Coinformania. Ni ikinyamakuru cyitwa Coinformania, niho wabisanga. These are technical and ecosystem building updates, not price type. Ntabwo ari ku giciro turimo tuvuga. Technical network development, Mainnet software upgrade ongoing. Nuvuga ngo software ya Mainnet nayo irimo baracyayitunganya cyane kugira ngo ibe iri stable. Ikindi baravuga ngo Pi Mainnet team is rolling out protocol version updates. Bimwe wa mudamu yavuze navugaga kuri kino kinyamakuru, ni ikinyamakuru cyitwa Bitget, kiravuga ngo version 19.6 and up and moving forward higher version, which means ko hari izindi version shyashya barimo kugenda bazanamo kugira ngo iyi Pi izabe ikomeye. These updates are meant to increase nodes performance and network stability. Bimwe twahoze tuvuga, uriya mudamu yarimo avuga ngo abantu ni ba updating nodes zabo. Upgrade like this are normal for an evolving blockchain and show active mainnet. Price and market reliability, important to know. Abadukurikira rero mugomba kumenya iki ngiki. Baravuga ngo Pi price is active but volatile. Pi coin is trading and being tracked on exchange around
LOF 0.1, 0.16, and 0.17. Some platforms report this range. There has been some prices bounced from area low. Ibi nabyo biri ku kinyamakuru cyitwa pytune.co.id. Ibi bintu rero turimo tuvuga ndagira ngo mbabwire ngo ku bijyanye n'ibiciro bya payi, ibiciro bya payi twabivuze ko bitaraba stable, ariko igihe kizagera bibe stable. Rero bakunzi ba Africa TV, ndashaka kugira ngo mbabwire ngo kuri payi uyu ni umushinga, twongere tubisiremo, ni umushinga munini kuko ni umushinga w'ifaranga koranabuhanga, kandi ni ifaranga mu by'ukuri nk'uko nabivuze ni ifaranga riri hirya no hino, ariko wajya kureba ugasanga nanone n'ibihugu nabyo byatangiye kwitegura imikoreshereze y'amafaranga koranabuhanga. Tugiye kumva umuperezida w'igihugu kimwe cya muri East Africa, nta nibanga ririmo n'uwa Tanzania, arimo avuga ngo leta ya Tanzania igomba gutangira kwitegura gukoresha fedha za mtandao. Ayo ni amafaranga yo kuri murandasi cyangwa se ay'ikoranabuhanga. Rero n'abadukurikira cyangwa se abagenda batureba, turaha kugira ngo dukomeze kugenda tuganira tugirana inama. Mu Rwanda rero naho mu kanya tumaze kubona n'itangazo rindi risohowe na Beneri, aho twabonaga ko kuri Beneri barimo bavuga yuko CBDC rya faranga koranabuhanga leta y'u Rwanda irimo kugira gutunganya. Ubwo naryo abadukurikira rishobora kuzagira relationship n'iri ngiri. Iryo faranga barimo baravuga ko ari umushinga nawe ukiri under development. Reka rero nigarukire ku bantu bajya bavuga ngo ibi bintu bya payi bishobora kurwaza umuntu umutwe. Oya, ntago birwaje umutwe. Wowe nshuti yanjye udukurikira, ntago birwaje umutwe, ahubwo turavuga ngo shaka utundi tuntu uba ukora. Icyo nakubwira cyo iriya ni nk'ikawa ufite, ni kawa ufite ahantu. Reka mbaho urugero, abamayininze Bitcoin kera, ikiza abahanga bavuga yuko iriya Bitcoin yaje ndetse ikaza abantu bakayimayininga iri ku giciro gitoya, ariko nyuma yaho bamwe babivuyemo ndetse bamwe baranabihagarika. Ariko ndagiye kubwire ngo duteze amatwi uwaje kuzikomeraho. Uyu munsi Bitcoin ni ifaranga riri online kandi rikomeye cyane. So rero na payi nayo ndagira ngo nkubwire ngo wicike intege kuko ejo hayo ni heza. Icyo dushobora twaga no kuri payi, ikindi dushobora twari dukomeje rero tuvuga ngo hari itangazo rya Beneri naryo rimaze gusohoka mu kanya. Iryo ni itangazo rivuga ku mafaranga koranabuhanga. Twari turimo tuvuga uburyo ibihugu bimaze kwitegura imikoreshereze y'amafaranga koranabuhanga. Nk'uko twabivugaga, aya mafaranga koranabuhanga rero ni amafaranga nayo ari aho, kandi ibihugu bimaze gufata umurongo wo kugira ngo biyakoreshe. Banki Nationale y'u Rwanda nayo iyo ugiye kuri page yabo ya Facebook usanga hariho itangazo, ndetse iri tangazo twavuga ngo rimaze katore umwanya ushize rigiyeho, hashize isaha rigiyeho kuri Facebook ya Banki Nationale y'u Rwanda. Ravuga ngo press release, the National Bank of Rwanda has successfully completed has completed a 5 months proof of concept for a potential central bank digital currency. The eFranc Rwanda rizaba ryitwa eFranc Rwanda. This initiative enables secure, instant payment and driven fintech innovation, moving Rwanda closer to a cashless digital economy.
aha ni ukuvuga ngo ku bijyanye n'amafaranga koranabuhanga murumva ko na leta y'u Rwanda nayo ndetse iyo yonyine n'izindi leta zose zirimo zirabivugaho. Iri rero ni itangazo risohotse mu kanya ryasinyweho na Soraya Maria Hakuziyaremye, guverineri wa banki nkuru y'igihugu, uyu munsi tariki 26. Murumva ko ni itangazo rya mukanya ryari ririmo rivuga kuri ibingibi bimaze kuvuga. Rikomeza rero rivuga ngo the National Bank of Rwanda announces the successful completion of the 5 months proof of concept ariyo bise POC for the potential central bank digital currency CBDC, the IFRA Rwande. Ngo amafaranga y'u Rwanda hazaba harimo noneho n'iri faranga naryo rizaba rifite agaciro kajyanye n'ifaranga ry'u Rwanda. Ngarutse rero kuri ya payi twavugaga, murumva ko iri faranga central government irimo gukora na central bank y'u Rwanda irimo gukora mu by'ukuri ntago riri kure cyane na ririya twavugaga, nubwo riri arimo kudevelopa iri ngiri. Murumva umushinga umaze amezi 5, ariko irindi ryo ni imyaka ibaye 8. Ku mupayoniya rero ufite impungenge kuri iri faranga, ku mupayoniya utabyumva cyangwa se uvuga ngo ni scam, nk'uko hari abajya batubwira ngo ni scam, ngo ibyo tuvuga ni scam, ntabwo ari scam. Isi irimo irerekeza mu mikoreshereze y'amafaranga koranabuhanga, aho niho isi irimo kugana, ni naho natwe kandi tugomba kwerekeza. Bakomeza bavuga ngo conducted between May and 30th October 2025. The proof of concept marks an important milestone in Rwanda journey towards to more digital resilience and inclusion. Abakenera aya makuru mwajya kuri Facebook ya Banki Nationale y'u Rwanda, cyangwa se mukajya no kuri website ya Banki Nationale y'u Rwanda. Ni inkuru imaze kujyaho rwose mu kanya. Rero barimo bavuga ngo next step CBDC pilot phase, ngo ni ibintu 5, hari amezi 12 bateganya kuyipilotingamo ndetse muri Kigali bakazashyiraho abayuzazi benshi, bakazakoresha icyo bita USSD channels like USSD expand real life of users. Bivuga ngo ifaranga koranabuhanga rero rya CBDC mu Rwanda rizaba ryitwa CBDC, ntabwo ari payi mu Rwanda. P ni ifaranga riri ukwaryo na CBDC ni ifaranga riri ukwaryo. Niko twavuga ngo hari amadolari, hari amayero, hari nandi, ariko still aya mafaranga yose azagira ifaranga n'ubundi rimwe rizaba riri hejuru ya yose, ndetse ashobora kuzaba avunjwamo. Nk'uko n'ubundi hari ifaranga rindi tudashaka kwamamariza ahangaha ko ntabadutumye kubamamariza, ariko bakunzi ba Africa TV turajya tubabwire ngo rwose muhumure, ndetse abapayoniyazi mu mayininga muhumure. Ibi ni ibintu bizima, kuko ni ibintu birimo abahanga, ni ibintu isi irimo, ni ibintu mubona ko ariho icyerekezo kiri, kandi ibintu ni byiza cyane, kuko ikiza kirimo ni uko abantu bagenda badobutinga amafaranga koranabuhanga, hari n'ibindi byinshi bigenda ibyago byinshi bigenda bigabanuka. Icya mbere, ubujura buragabanuka kuba umuntu yakwibwa, kuko amafaranga fiat money kuyiba biroroha, ariko aya mafaranga ikoranabuhanga aba biswe na password. Ikindi cya kabiri, reka mbaye nk'urugero, nko mu bihugu bikunze kubamo ibibazo by'umutekano mukeya, buriya ufite amafaranga yawe ari mu ikoranabuhanga biba byoroshye kugira ngo abe ari well secured, ariko amafaranga agaragara ntabwo aba afite security rwose bavandimwe. Ku bakoresha za digital currencies cyangwa se cryptocurrencies, naho ndagira mvuye ngo bisaba kwitonda cyane no kwigengesera, kuko uko tugenda twinjira mu isi y'ikoranabuhanga ni nako tugenda duhura n'abajura n'ibisambo byinshi cyane. Aho rero niho dukunda kuvuga ngo umupayoniya wese utureba akomeze umushinga turimo, kandi harimo abazadushimira batubwira bati mwarakoze cyane, mwagiye mutugira inama nziza cyane, ibyo mwatubwiraga twarabibonye. Icyo rero navuga, mujye mukomeza mube kuri Africa TV, natwe dukomeza kugenda tubashakira amakuru atandukanye.
ikindi wenda ntagenda ntavuzeho ni ukureba ese mu by'ukuri iyi Pi network yazi iki. Twibukiranye ko ije gukangurira abantu kugira ngo babashe gukoresha aya mafaranga koranabuhanga cyangwa se gutinyura abantu kugira ngo babashe gutinyuka. Ndibuka dukora ikiganiro cya mbere, hari abantu benshi bampamagaye barambwira bati rwose mwakoze ikiganiro cyiza mwatubwiye, ati kiriya kiganiro cyatunyuze. Iyo rero nanjye mbonye komantere nk'izo ngizo abantu barimo bashima, nanjye biranshimisha, kuko icyo twifuza ni ukugira ngo abantu bave base n'abatinyuka. Hari indi nkuru ndeba imaze amasaha 3 ivuzwe nanone na mudamu wa Dr. Nicholas ku rubuga rwe rwa X, aravuga ngo bold movies big rewards. This is not just a campaign, it is a 30 days battlefield of ambition, strategy and serious earning. Aha yararimo nyine yerekana mu by'ukuri uko barimo baramamaza ku ma blockchain namwe uko bigenda bigaragara. Ariko ndabona hari n'ibindi nanone n'umugabo we Dr. Nicholas nawe ndabona yabivuze, babitangarije rimwe ku ma account yabo. So rero bavandimwe mudukurikira, ibi ngibi tuba tugenda dukurikirana ngo turebe ubukungu bw'isi aho bugana, turebe ibijya mbere, turebe ibyo dushobora kuba abagenda babivugaho. Nubwo yavuze gutya, hari abamuteye amabuye baravuga ngo is scamming and so on and so forth, ariko icyo tugira ngo tubabwire, ntago uyu muvandimwe Dr. Nicholas yazanye umushinga kugira ngo ascamming abantu, ariko ntabwo yazanye umushinga w'ubuntu nanone wowe abantu babona iby'ubusa. Reka mbabwire, buriya niyo ufashe umwanya urimo kumayininga ugafata internet yawe ukayigura. Ndibuka hano nigeze kubivugaho, abantu basa n'abagize comments nyinshi cyane bwana ntago abavandimwe bashobora kuguhereza amafaranga y'ubuntu. Rero iyo ufashe internet ukamayininga ugafata umwanya wawe, byonyine no kwibuka ko ugomba kumayininga, ibyo nabyo it costly kubishyiraho uwo mwanya. So rero bavandimwe bakurikira N Africa TV, ndagira ngo mbabwire ngo dukwiye gushyira hamwe twese aya makuru ntituyihererane, kuko niba ujya muri Amerika Latine ukahasanga amafaranga koranabuhanga, ariko mbafitiye n'indi nkuru nziza nanone. Aya mafaranga koranabuhanga hari n'andi arimo gukorwa, as soon as possible turabagezaho n'indi coin nanone nayo irimo yaje, ishobora kuba amakuru arimo aratubwira ko ashobora kuba yakozwe n'Abayapani muri Aziya himaze iminsi. So rero kuba tugenda dukurikirana nuko tuba tureba icyerekezo cy'ubukungu bw'isi aho kigana. Rero tube abantu tureba, reka tube abantu dufite gahunda yo kugira ngo mu by'ukuri tubashe gutera imbere. Reka rero nsoze mvuga ngo iterambere ryose ririmo impinduka riravuna. Icya mbere banza kuvuna mu myumvire, icya kabiri rivuna nanone ko abantu baba bashaka kugira ngo ibintu bize vuba vuba, ariko ntabwo ibintu bijya biza vuba vuba. N'aya mafaranga abantu bazayabona, abihanganye abitonze bazayabona. Nongere bisubiremo, abihanganye abitonze bazayabona. Nabahaye urugero kuri Bitcoin. Bitcoin ni ifaranga ikoranabuhanga rihari kandi rihenze, riri no hejuru y'amadolari. Ninde se ugenga ama Bitcoin? Ntawe. Nubwo hari dorotere kote, ariko Bitcoin birazwi ko ni cryptocurrency iri hanze ahangaha kandi yihagazeho. Nta gihe kinini kishize ritangiye, imyaka ntabwo ari myinshi. N'iyi payiro ntibizagutungure, umuvuduko iriho uyu munsi iri kuri 0.2, ejo irajya kuri 0.20, ikamanuka ya kuri 0.1, gutyo. Ariko ibi ngibi ntibigutungure ko uzajya kubona ukabona iri faranga riratumbagiye. Nagira ngo rero nsoze nkubwira ngo mujye mukurikirana kuri N Africa TV n'izindi channels zishobora kubagezaho aya makuru y'ibi ngibi, kuko tuba tugira ngo duhumure abantu bakanguke, bamenye ibijya mbere ni ibiki, bamenye ngo ese hagezweho iki. Rero ikigezweho ni aya makuru maze kubagezaho, kandi icyo nababwira cyo nuko uyu mushinga njya amakuru mfite nizeye nuko 2028
uyu mushinga hari aho uzaba ugeze, hari aho uzaba ugeze ndetse uzaba urimo urangira, tuzaba turimo dufata indi phase. Ababyemera si ngombwa ko abantu bose babyemera, ariko 2028 uyu mushinga hari aho uzaba ugeze, turi twinjiye noneho mu yindi phase itari ibi ngibi, kuko birimo gukorwa bizaba bimaze gufata umurongo. Reka rero mbashimire, shimira wowe wari uteze amatwi ndetse wakurikiranaga En Africa TV, ngushimira nkubwira ngo warakoze kuza muri uno muryango. Nongere shimire nanone wowe udahwema kudutera inkunga ukurikira ibiganiro byacu. Nongere shimire nanone wowe urayikinga, naba atarakora subscribe kandi nanone turabashimira, ariko nawe ukora share turagushimira. Rero tuzongera guhura vuba, turifuza kugira ngo tujye tubagezaho updates zose. Byari byaramfashe byatumaga wenda nshishamo tamoro, birimo biragabanuka, ahasigaye ubu ngubu ngiye kujya mbanyurizamo rwose amakuru yose nzajya mbona kuri En Africa TV atarimo ibikabyo, kandi nzajya mbabonera kuri payi, nzajya nyuza kuri En Africa TV atarimo ibikabyo, atarimo kubabeshya, kuko ntabwo twe tugamije kubabeshya, tugamije kubabwiza ukuri, tukabwira ibyo twabonye. Ariko iyo tuvuze ibi ngibi nanone biba bivuze ngo nawe genda ujye gukora research, nawe usacinge urebe ibyo ubasha kubona ubishyire hariya. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, mwakoze cyane, nakagaruka. Ciao ciao, see you.